Nonese yaguteye ibyuma yamaze kugusambanya cyangwa yagusambanyije yaguteye ibyuma nyuma yuko amaze kugusambanya? Yaneye ibyuma ataransambanya bitewe n'ukuntu namwumvaga cyangwa se twahuye nkamubona, nabonaga afite umutima wo kuba wenda yanshakira akazi. Muri kano kanya haravugwa inkuru iteye ubwoba kandi ibabaje cyane yabereye mu mujyi wa Kigali. Umukobwa w'imyaka 21 y'amavuko yatewe ibyuma ndetse anasambanywa ku gahato n'umusore bamenyaniye kuri WhatsApp amushukisha ko agiye kumubonera akazi. Nuza nawe ajya abikora, nutabicikaho nayo ibintu bizakubaho, nushaka ubireke wa mukobwa we. Ni gute uru rugendo rwatangiye nk'ikizere cyo kubona akazi ruhinduka amahano ateye ubwoba? Ni iki cyabereye muri iryo shyamba rya Shyorongi? Kandi se inzego z'umutekano ziravuga iki kuri ubu bugizi bwa nabi bukomeje kuvugisha abatari bake? Komeza urebe iyi video kugeza ku musozo umenye amakuru yose harambuye kuri iyi nkuru iteye ubwoba. Iyi ni inkuru ibabaje yavuzwe ku mukobwa uvuga ko akomoka mu karere ka Ruhango wagaragaye ku kigo nderabuzima cya Muhima, akarere ka Nyarugenge, atabasha kugenda neza kubera ibikomere bikomeye, avuga ko yatewe ibyuma ndetse anasambanywa gahato. Uyu mukobwa uri mu kigero cy'imyaka 21 uvuga ko yahuriye n'umusore kuri WhatsApp amubwira ko ashobora kumubonera akazi kameze neza, akazajya ahembwa amafaranga ashimishije. Nk'uko abyivugira, uwo musore yamuhuje n'undi witwa ngo Bosi wari ugiye kumuha akazi, baravugana barumvikana ndetse uwo musore aza kumwohereza itike imukura mu karere ka Ruhango imugeza Nyabugogo mu mujyi wa Kigali. Akimara kugera Nyabugogo ngo yamubwiye ko agomba gufata akamoto ka Sipiro hakerekeza Shyorongi, ndetse uwo bavuganaga amwoherereza undi musore wo kumukura aho yari ageze. Uyu mukobwa avuga ko uwo musore yamugendesheje urugendo rurerure rwamaze amasaha agera kuri 4 kugeza bageze muri iryo shyamba rya Shyorongi, aho ibintu byahindutse ibindi ndetse atangira guhindura isura. Ngo bageze muri iryo shyamba uwo musore yamubwiye ko afashwe n'indwara y'umutima, ariko yari amayeri, aryama hasi maze umukobwa agira impuhwe nyinshi cyane zo kumugumaho kugira ngo atamusiga muri iryo shyamba ari wenyine. Ariko mu buryo butunguranye uwo musore yahise amuhindukirana n'uburakari bwinshi, atangira kumuniga cyane no kumukubita ndetse no gukoresha ibyuma, aho yafashe icyuma arakimutera aramukomeretsa mu buryo bukomeye cyane. Nk'uko uyu mukobwa abyivugira, ngo uwo musore yamwambuye telefone ebyiri yari afite ndetse n'igikapu cyari kirimo imyenda. Urabizi ko iyo ugiye gushaka akazi utwenda twawe twose n'utuntu tw'ingenzi twose uba wadusize muri icyo gikapu, ariko ibyo byose uwo musore yahise abijyana. Ntabwo byigeze birangiriraho gusa, nyuma yo kumutera ibyuma no kumwambura, uwo musore yanamusambanyije ku gahato, ibintu byatumye uyu mukobwa ahura n'akaga gakomeye karimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ubujura bukabije. Uyu mukobwa yaje gutoragurwa n'abagira neza bamugeza ku kigo nderabuzima cya Muhima, aho yahise ahabwa ubufasha bwihuse kuko yari kukuka kanyuma. Umwe mu bakozi b'ikigo nderabuzima Uzayisenga Serafina yavuze ko yamugezeho mu gitondo cya kare afite ibikomere ku mubiri ndetse anahungabanye cyane kubera ibyari byamubayeho, aho yagize ati yari afite ibikomere ku matako no ku kiganza ndetse yari afite ihungabana rikomeye. Twamuhaye ubufasha bw'ibanze maze turamudoda. Nyuma yo kwitabwaho kwa muganga, uyu mukobwa yafashijwe n'abagira neza bamuteranyiriza amafaranga y'urugendo angana n'ibihumbi 27 by'amanyarwanda kugira ngo asubire iwabo mu karere ka Ruhango. Kugeza ubu ntiharamenyekana niba wakoze ibi byaha yarafashwe, gusa inzego z'umutekano ziracyakurikirana iki kibazo kugira ngo hamenyekane uwo musore aho aherereye ndetse ashyikirizwe ubutabera, asobanure impamvu ibi bintu abikora by'ubugizi bwa nabi. Biravugwa kandi ko atari ubwa mbere habayeho amayeri nk'aya, aho bamwe mu basore bashuka abakobwa babizeza akazi hanyuma bakabajyana mu bice bya kure bakabahohotera ndetse bakabambura ibyabo bari bitwaje. Abaturage barasabwa kwitwararika cyane abantu bamenyaniye ku mbuga nkoranyambaga no kugenzura neza amakuru y'akazi batumiwemo. Iyi nkuru dusigiye isomo rikomeye ku rubyiruko n'abashaka akazi, cyane cyane abizeraga abantu bahuriye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni ngombwa kwirinda no kutizera abantu utazi neza no kwirinda kujya ahantu hitaruye ujyanye n'umuntu utazi inkomoko ye. Ubutumwa bukomeye ni uko ugomba kurushaho kwararika, gutanga amakuru ku gihe no gufatanya n'inzego z'umutekano mu kurwanya ihohoterwa n'ibyaha bikorwa hifashishijwe amayeri agiye atandukanye. Niba ushaka gukomeza kubona amakuru agezweho kandi yizewe, kanda subscribe, ukande like ndetse usangize abandi iyi video. Wandikire no mu bitekerezo tubwire icyo utekereza kuri iyi nkuru iteye ubwoba. Turacyakurikirana iyi nkuru, tuzakomeza kubagezaho amakuru mashya uko agenda aboneka. Mwakoze cyane, mukomeze murebe Itohoza TV. Twari turi mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Shyorongi.